Haleluya, amena. Ni byiza nk'uko nabibabwiye, twongeye kunezezwa n'Imana mu mitima yacu, ko yongeye kutugeza kuri iyi Noheli. Ni byiza, ni ibyishimo iyo twongeye kubona, twongeye kugera kuri Noheli. Hari abantu benshi batambutse, hari ibyorezo bitandukanye, harimo na COVID-19. Murabizi ko nacyo cyaje ari icyorezo nyine kitoroheye umwana w'umuntu kuri iyi si, ariko ibyo byose kuba Imana yarabidutambukije ikaturinda ikabana natwe, ni ibyo kwishimirwa. Rero uyu munsi ni umunsi w'amashimwe, shaka kuba umunsi w'amashimwe, ijuru ribone ko twateraniye imbere y'Imana kugira ngo tuyiramye, tuyishime, tuyihimbaze, ariko nanone ntitwibagirwe iby'Imana yakoze. Haleluya. Niyo mpamvu rero nubwo ari umuntu umwe wansabye umwanya wo gushima Imana, ariko n'undi wese wumva hari icyo yavugira imbere y'Imana, uwo mwanya urahari rwose. Ni umwanya turaza kwisanzura imbere y'Imana kugira ngo dufatanye n'abera bo mu ijuru nk'uko tumaze kubiririmba, tuvuga tuti shimwa 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 mukiza. Amena. Rero reka nsabe Papa Samwera azamura ijwi asenga Imana, ashima Imana mu isengesho. Narangiza gushima Imana mu isengesho, ndaza gusaba Joan wasabye umwanya wo gushima Imana atambuke aze hano imbere ashima Imana kubwo imirimo myiza Imana yakoze
n'undi wese uri buze gufata uwo mwanya wo gushima Imana agatemanya iby'Imana yakoze mu buzima bwe, nawe turaza kumuha umwanya. Imana rero ibaha umugisha. Karibu no gusenga Imana. Haleluya. Amen. 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 Mbere yuko ntambutse ishimwe ndumva mu mutima wanjye n'abasaba ubuyobozi bw'abaririmbyi tukaririmbaho indirimbo azaza ntazatinda, hanyuma twaheza kuyiririmba nkabona gushima Imana. Nakwegera hano imbere tukaririmba indirimbo ivuga ngo Yesu yavukiye i Betelehemu. Subire un yeso mi, otros
natwe azaza Yesu azaza nazatinda azaza nazatinda kuko yabisezeranye uwo mwami azaza nazatinda haleluya azaza nazatinda azaza nazatinda kuko yabisezeranye natwe azaza nazatinda uwo mwami yongeye ikangenderera nkongera kubona ko nkwiye kongera gutanga icya 10 kubwo gusenga Imana nasengaga ariko hari igihe usenga ugasanga nanone urimo uragenda gake ariko umwaka wa 2020 nge navuga ngo uyu munsi nawe utangiye kuko ni Noheli ya nyuma y'umwaka kubwanjye ntangiye undi mwaka ndashima Imana kuko yabanye nanjye ikabana n'umuryango wanjye ikabana namwe muri aha ndeba muri amahoro Imana ishimwe shimye Imana ko yongeye kunyibutsa kubw'umurimo wayo naho nabumwe naho naba babiri Imana ikongera ikanyibutsa kutazongera kureba ku mubare w'abantu ngo ese turajyana nande ku murimo numva rero kubw'umwaka wa 2020 abo maze iminsi ivugana naho nabwiye ngo tuba babiri tubumwe ku murimo tugende ubundi ku murimo no gutangira niryo yerekwa nabonye numva ngo genda hari igihe uzahaguruka wenyine mu nzira ugasanga y'abandi mukomezanya urugendo nongeye gushima Imana ku bwayo mayerekwa nagiye ngira muri uku kwezi gusoza umwaka kandi nongera gushima Imana ko yongeye kunyereka kongera kurushaho guhembukira mu murimo wayo nkuko indirimbo yabivuze ngo Yesu araje ntatinda kuko nongeye gusubiza amaso inyuma nibuka tetangwino binone nongeye gusubiza amaso inyuma nibuka mfite imyaka nk'iya teta tureba ahangaha bankururaga banjyana mu nzu y'Imana ari naho nafati n'uwo murongo nafashe ngana na teta n'uyu munsi ndacyawibuka ariko iyo nafashe nyuma sinyibuka umurongo nafashe icyo gihe muri teatre twakinnye mu rusengero ngo nuko umwana yatuvukiye duha umwana w'umuhungu azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye mu yindi mirongo naba narafashe nyuma yaba yaranciye ariko umurongo nafashe mfitiye imyaka n'uyu munsi niwo nkigenderaho nkavuga ngo umubyeyi wanjye nubwo adahari atakiriho ariko yanoje inzira shimye Imana rero ko n'uyu munsi ku myaka ngezeho ngihagaze mu by'Imana mwibaze kuva kuri iyi myaka ukagera kuri iyi myaka nkaba numva mu mutima wanjye nguwe neza vuga ngo Imana ishimwe ko nkibihagazemo navuga rero ngo kubona abajene uyu munsi ari bo muri benshi mwitabiriye amateraniro y'uyu munsi nuko namwe hari icyo Imana ibagambiriyeho no kugira ngo mu gihe kizaza muzaye mubwira abandi bajene muti igihe nk'iki iwacu badutozaga kujya mu nzu y'Imana
kandi mukazatanga imihigo muvuga muti hari icyo twakoze mu nzu y'Imana, hari imihigo twakoze mu nzu y'Imana. Shimye Imana rero ko twongeye kubonana turi bazima, no kuba tumaze umwaka, nongeye ndumva ari umwaka ugiye kurangiye niba ntibeshya, nabwo mbonye ba Papa Teta bageze hano, kuba nari mbaze kuri telefone nabo hongera kubabonesha amaso, kandi nkabona nuko abana bakunze iby'Imana. Teta nawe buriya mwigiraho byinshi, ko ndavuga ngo inyota afite n'inkiyo nari mfite icyo gihe, nawe ndamusabira kubigumamo neza, azaboneramo inyungu nyinshi. Kandi ndabifuriza ngo mugire imbaraga nyinshi mu mwaka utaha, kugira ngo murangize umwaka muri zindi mbaraga, kugira ngo mubone uko mukomezanya umwaka wa 2021, kuko hari n'igihe wakomera kurushaho tuvuyemo. Ese wazatungwa n'iki? Ubwo ndashima Imana kubw'imbaraga impaye muri uyu mwaka ndangishanyije nawo, kuko uyu munsi ngenda avuga ngo narangije umwaka, kuko iyi ni Noheli ya nyuma y'uyu mwaka, ntangiye undi mwaka. Nashimye Imana ku byinshi yakoze byose byatambutse, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo haba mu bibi haba mu byiza dushima Imana. No kuba narakoze mu gihe cya Covid bitari byoroshye, nabwo mbona bagenda ariko ngasigara, ikaba umwaka nkurangije itarangezeho, nta kiguzi nahaye Imana, nabyo numvise ari shimwe ntabura gushima Imana. Kandi umwaka ukaba urangiye n'umuryango wanjye nta gikuba cyacitsemo, namwe nta gikuba cyacitse, n'abararwaye icyo cyorezo barakize. Twese tuzamurira hamwe Imana icyubahiro, uko yatuvakisinnye umwaka utaha n'undi mwaka nizeye ko igiye gukomeza kubana natwe, ariko natwe turushaho kuyiha icya 10 ku gihe cyacu. Hari icya 10 cy'umutungo tubona, hari n'icya 10 ku gihe dukoresha, tugiheho Imana, ubundi Imana irarushaho nayo gukomeza kuba mu byacu. Imana itugirire neza, kandi n'abari kuri Zoom nabo nicyo mbasabira, ngo bafate ku gihe cyabo batangeho icya 10, si icya 10 gusa ku mutungo twungutse ku kwezi cyangwa ku bundi buryo, n'icya 10 ku gihe cyawe. Murebe iby'Imana igiye kudukorera muri 2021. Noheli babere nziza. Haleluya. Ya nishimwe ariko ririmo n'inyigisho zikomeye. Ubwo rero hari igihe abantu bajya bavuga ngo ese Imana ivugana n'abantu bayo gute? Ariko Imana ivuga mu buryo bwinshi. Ibyo nabyo twari dukeneye kubyumva, kandi Imana ishimwe aho imugejeje, kandi Imana ishimwe ko ariyo yashyize ingamba nziza mu mutima we zo gusengera umurimo w'Imana, ndetse no kuba maso no kwitegura umwami wacu Yesu Kristo. Kandi twese ngira ngo ni tugomba kubifatiraho urugero, kuko araje, ngo ntabwo azatinda. Rero reka nsabe na Gandi nawe aze ashima Imana, nawe yadusabye umwanya wo gushima Imana. Yesu amuhe umugisha. Haleluya. Nanjye rero nashaka gushima Imana. De base ntabwo nzi gushima Imana imbere y'abantu, ariko numvishe umunsi nshaka kuza imbere yanyu kugira ngo nshime Imana. Rero nk'uko turi hano twese turabizi, ndabizi ko njyewe namwe mwese uko muri hano buri muntu afite ikintu cyo gushima Imana, kitari na kimwe deja, no kuba muri bazima no kubera Imana. Rero nanjye nayinje imbere ngo nyishime, njya nyishima yo ndi gusenga ni njyenyine, ariko nyine ibintu byo kwishimira ni byinshi kandi ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Ndayishima kuba yaraturinze kuba twese tukiri hano tugihumeka umwuka w'abazima, iraturinda, ikomeje kubana natwe mu byo tunyuramo. Covid yarayiturinze, turacyari bazima. Ikindi nk'uko indirimbo yavuze ngo araza nazatinda, Jona yavuze message nashaka kubabwira, ahubwo ntabwo azatinda, yarahageze. Yesu ari kumwe natwe kandi ari mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Reka hari abantu ngiye kwakira, ndagira ngo Benita na mugenzi we begere hano tubakire by'umwihariko, kubera ko murabizi Benita ni umwana wacu, kandi na mugenzi we nawe
nawe n'umwana wacu kuko ntabwo tukimubona nk'umushyitsi cyane kubera ko dukunda kubana nawe mu biterane, dukunda kubana nawe muri seremoni zitandukanye. Rero Imana imuhe umugisha ko yadutekerejeho akaba yongeye gutera intambwe akava Normandi akaza kongera kudusuhuza. Imana iguhe umugisha. Mumufite yishyari? Umugisha we mufite yishyari? Reka tuzamure ibiganza tubasabire umugisha. Imana ibahe umugisha. Rero Benita, impamvu wenda ngira ngo mwakire nyine by'umwihariko nuko murabizi ko yadusezeyeho ofisiye Roma tubwira ko agiye kwiga, ariko kamemu mu biruhuko nyine azajyaza kubera ko yabonye ishuri kure Rua cyangwa se aho bakunda kwita Normandi, sibyo ra? Rero kandi twumva amakuru ye ko yiga neza, ameze neza, urabona ko arakeye, urabona ko Normandi yamuguye neza. Rero ntabwo twari tumuherutse, twari tumukumbuye nawe kandi nkeka ko ari uko, ariko kandi kuba yagarukanye na mugenzi we kugira ngo basuhuze itorero nabyo ntabwo twabura kubishimira Imana no kubibashimira. Ndagira ngo mbaho umwanya, murabizi ko ari abaririmbyi kandi beza rwose, Imana yahamagaye mu gihe nk'iki ngo bayiririmbire. Rero ndagira ngo nze kubaha akanya bahimbaza Imana, baririmbe indirimbo ebyiri. Amen. Yes Gandhi. Rivuge rwose. Gandhi hari icyo yari yibagiwe ashaka kurenzaho, reka nacyo tucyumve. Icyo nari nibagiwe nuko ibyiza biri imbere. Amen. Ibyiza biri imbere rwose. Gandhi arabitomoye, yabivuze neza ko ibyiza bihari kandi ngo biri imbere. Okay. Comme ça c'est bon. Sawa rero ubwo. Alléluia. Amen. Ndashima Imana kuba mushoboye kuduha umwanya uyu munsi wa none. Ariko cyane cyane ndashima Imana en fait Felix hari ijambo akunda kuvuga none ubu ngubu ryasigaye mu mutwe wanjye. En fait avuga ko uyu munsi wa none tuba turi abamvite. Rero ndashima Imana kuba uyu munsi yashimye ko tuba abashyitsi b'uyu munsi. Kuko hari abantu benshi murabizi nyine ibyorezo byabaye, hari abantu benshi babuze ubuzima kandi hari benshi bashoboye kububura batari no mu gakiza, kandi nicyo kibabaje cyane. Rero ndashima Imana kuba yashimye ko tuba abashyitsi kuri uyu munsi kandi tukaba turi abashyitsi no mu gakiza. Amen. Rero tujye kubaririmbira indirimbo ebyiri, imwe yivuga kiperudia. Turaza kuririmba nyine ubwo muraza kuyumva, ni indirimbo idakomeye cyane. Twabasabaga ngo muhaguruke kugira ngo dufatanye nubwo mutayizi. Indirimbo iravuga ngo ku musaraba wakoze ibikomeye, ngo rigota wahampereye izina rishyashya, wa munsi wanzanye mu bawe. Reka turirimbe. Umusaraba wakoze ibikomeye, Goligota wahampereye izina rishya, wa munsi wanzanye mu bawe, 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 wa munsi wanzanye mu bawe. Ku musaraba wakoze ibikomeye,
baravuga ngo digne digne les cieux digne digne les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es digne 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 les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es digne 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 les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es digne 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 les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es digne 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 les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es digne 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 les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es digne 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 les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es digne 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 les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es digne 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 les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es digne 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 les cieux disent que tu es digne 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 la terre dit que tu es mutima wanjye we shima Imana uwatuye shima Imana mutima wanjye shima Mutima
ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigenda niganyira umwana w'ihoraho yanguza amaraso ye arankunda bihagije wera uwo wera ntahinduka yanguza amaraso ye arankunda bihambaye uwo wera ntahinduka yanguza amaraso ye arankunda bihambaye uwo wera ntahinduka Yesu yanguza amaraso ye arankunda bihambaye uwo wera ntahinduka shimimana mutima wanjye we shimimana uwakubatuye shimimana uwera udahemuka shimimana mutima wanjye we shimimana uwakubatuye shimimana uwera udahemuka wowe shimimana mutima wanjye we shimimana uwakubatuye shimimana uwera udahemuka ntari kure ntabyiringiro namba ntari mfite n'amasezerano y'ibizaba ntari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigenda niganyira umwana w'ihoraho ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigenda niganyira umwana w'ihoraho murakoze cyane